ikintu cyatuma vuga ngo ufashe umwanzuro wo kurongora rero buri kintu kimuroze kereka mpfuye wa mwanganye siwumva wa mwana nareze ariko nimba uri umusore uri kumva ugatinyuka gufata umugore wubatse afite umugabo urabizi ugatinyuka ukamurongora ukamujya mu maguru ijambo rimwe tera umwaku nacyo kintu kibaho n'umuvumo nta n'ikintu wongera gufata mu ntoki ngo gifate na Bibiliya ufashe cyose na Bibiliya iravuga ngo amafaranga ufashe abagore barakasi gusambana ne yewe inzozi z'umukobwa nshaka simbi kumubona sinifuza gushaka umugore rwose ufite amatatuwaje yuzuye umubiri wose ariko ntabwo umwana wanjye afite gahunda yo kuzatamira amabere yuzuye amatatuwaje ibyo ntibibaho sinifuza ko umwana wanjye azakikirwa ku bibero byuzuye za tatuwaje oya siko mbyifuza umuntu wabonye bamenya adashaka akabona tukota adashaka akabona Papa Sava adashaka afite amafaranga na muzehe Clever n'abandi bose urumva ukeka ko ari inama wamugira nimba ushaka umugore umenye ko ushatse umugore anakuba ngo ushatse umugore uzanye umwana w'abandi uje kumugora uje kumurushya uje kumubera ikibazo uje kumutahiraho amajoro uje kumubangama uje kumubera ikigeragezo nimba ushaka umugore menya nyine ko ushaka umugore kandi ikindi niba wubatse urugo umenye ko ubatse urugo ubaye umugabo unavuye mu basore abasore dukora ibyo dushaka igihe dushakiye ariko ibaye umugabo ntabwo ukora ibyo ushaka igihe ushakiye rero inama yanjye ni ukumenya icyo ubaye cyo ukamenya n'aho uvuye yose kandi basuze kandi mbashimire by'umwihariko kuza subscribe n'amategeko arambwira ngo niyo mwanya ikore byo natwe mu biganiro bigiye bitandukanye reka dushimire wowe aho uherereye hose udukurikiye tunabonera gureza ikaze mugenzi wacu turi kumwe hano yongera bibutse ase simaze ko musango buri munsi zajya nivuga Kinyafurika original rero kubwe ni Munyafurika wenyine inge Munyafurika wenyine usigaye abandi bawe ba diaspora ya nabi reka tutuganira ku bintu bigiye bitandukanye uyu munsi utuzaniye iki uyu munsi nabyari ibisazi imvura imeze nabi ahubwo ndabaza kutarashaka ubayeho uyu munsi wari ukomerewe ushaka iki umugore urabona ko narangira se bose n'abawe ariko ngufate mu bose ari abanyu ntaniranye nawe abana nta mugore ugira sha bidekarare ubwo bagire mutarage wativugiye se kare wowe wenda wasanga ari uri oya njyewe nta kibazo mfite ushaka gusanga njye narangije kubyakira ushaka gusanga umusore wifubise gutyo nyine uzise ushaka gusanga none se wayo uri umupfakazi uri umupfagabo no kumupfagare ko babita se ubwo umupfakazi w'umugabo aba ari iki mu ntuzi umugabo wapfushije umugore aba ari iki ntabwo mbizi rero impamvu njyewe narabikemuye naricaye ndareba ese imyaka mfite cyangwa se ahantu ngeze nta mugore mfite abandi bamaze kubyara kabiri gatatu ari umujama wanjye ari kumbaza ku ruhande ngo umushuti wanjye nubwo atamaze kubyara gatatu amaze kujya abagore babiri urumva avuga ati rero wasanga umugore wanjye Eida yarapfuye cyangwa ari muri abo babiri cyangwa akaba ari muri abo babiri akaba akiri mu rugo rw'undi muntu ntegereje ko azava muri urwo rugo utegereje cyangwa akaba yaranapfuye nka undi umusore nyine ndategereje sore ni utereta manereta bikanga ese watereta nta mafaranga ufite bro ibintu byose amafaranga mwana umuntu ufite n'amafaranga ufite amafaranga ari nk'amaraso iyo mfite n'ayanjye ntago ari ay'umukobwa yo gutereta mujye mutandukanya ibintu amafaranga yawe Gisenyi niho bamwe bita ngo bandongorana itu oya ako kantu niko kabushyize gusa hagero reba nyine wakitunga hari amafaranga yanjye sibyo hari ay'umugore ubu n'umukobwa ngo bivuze iyo amafaranga y'umukobwa nyafite mba ngomba kumureba nkamutereta sibyo aramwereka ko hari ikintu mfite noneho hari n'amafaranga ari rusange yo kunywera yandi yo kwenjoyingamo n'abantu banjye ngo muri ayo ufite ayahe ndetse afite ayanjye ayawe nayo kunywa ufite yacishamo agace nkabona make none se uwango uri kunywa inyange
inyange wasohokana umuntu inyange y'umutuku iwabo baragura. iyi ni inyange ishyushye, inyange ishyushye nuko imera. None hari he brand? Hari he brand? He brand? Ntabwo nzi gusoma. Sawa. Ntabwo iri Salama. Buri papa atari Salama ibintu biremewe. Ariko hari umuntu jamansekeje ngo twajyaga tuzigemura n'abarwayi kwa muganga, ubwo si rya vuriro yakubwiye niba barakize se cyangwa ngo imba barakize, ntabwo nabajije, ariko nese numva ari ivuriro. Navuze ati buriya umuntu yarishinga, ugashinga ivuriro imbere ukahashyira n'utundi tubizinesi tujyanye n'abarwayi. Arihoro utazabayobya. Iyo nyibwiriye ukuntu ufite amafaranga yawe, ay'umugore adahari, ay'abajama adahari. Ubundi hari amafaranga yo kunywera, sibyo? Hari amafaranga yawe, ubwo yawe na bimwe yo gukemura utubazo twawe, kwishyura inzu, urumva, kujyamo, urumva, nayo gusangira n'abajama bawe, ari nyine yandi yo kunywera. None amafaranga y'umugore aba ari extra bro, aba ari ku ruhande. Kubera iki? Kubera iki? Umugore mwana ubuse mwinjire mu mibare, twinjire mu mibare dushyireho statistique. Okay. Twere kujya mu mibare myinshi, abizi ko nayo nzi cyane. Reka twumve uyu mujama, ariko nimba yarashatse atwereka uburyo cye amafaranga agiye mbere ya byose warashatse cyangwa ntabwo urashaka? Yewe ntabwo ndashaka, ariko mfite inshuti z'abashatse. Nanjye izo ndazifite bro. Mfite ababyeyi batubyara, tuzi ko baturize, imiryango twagiye turererwamo, inama n'ibiki. Natwe noneho n'ukuri natwe twiha nyuma y'ibyo tubona. Rero ayo mafaranga uri gucamo ibyiciro, amafaranga y'umuryango burya ntago agira ibyiciro. Amafaranga y'umuryango aba ariko ntabure ugomba kuyagaba. Indi ugomba kuyamanaje umugore yakoreye, yego aba yayakoreye bute mu buryo bumwe cyangwa ubuhe buryo nyine aba yakoreye. Wenda mbere y'uko tujya kuri ibyo ngibyo, reka duhere hasi ubwo haje mugenzi wawe agiye kukunganira. Maze mubaze kwanza, wowe warashatse? Njye ntabwo ndashaka, uracyari umwana, ariko ni igihe gitoya. Ni igihe gito rwose, abantu bose babirimo. None se reka nkubaze ku giti cyawe, wenda turuze kugira mu buryo byo kuyamanaginga n'ibindi byose. Ubundi kugira umuntu arongore agomba kuba yujuje iki? Ikintu cya mbere agomba kuba yujuje, simbizi, ariko ikintu cya mbere akagombye kuba yujuje, yakabaye afite ubuzima buzira umuze. Icyo cy'abantu aba yacujuje, icyaba gisigaye ni ugushaka, nta kindi. Ari uko ufite ubuzima buzira umuze, sibyo? Ariko utari capable, ugomba kuba capable. None se imyaka nawe urabyemera ko uyujuje biba bishoboka? Hari indwara ufite? Indwara nyine, ubuzima bwanjye buracyari kuzira umuze. Uracyuzuye umuze, ubwo urarwaye. Ariko kiba ari igihe, kuko ibintu byose aho biva bikagira byose bigira igihe. Kiba ari igihe kitaragera, ariko icyo nashatse kuvuga, iyo ufite ubuzima buzira umuze anytime warongora. Icyo nshatse kuvuga, iyo uvuga ngo igihe, igihe cyo kuba washaka umugore ni ni ikihe gihe? Hari abatuye bafite imyaka 50 batarashaka, kandi avuga ati ndacyabirimo. Hari n'uwarongoye cyangwa warongowe ku myaka 20 yiwe n'umwe cyangwa n'ibiri. Hari n'abarongowe batarageza imyaka yo kuba barongora. Abo ngabo babaho, ariko ntabwo byemewe. Birahanwa, ariko biremewe. Uri munsi y'imyaka 18, sibyo? Ntabwo wemerewe gushaka umugabo cyangwa umugore. Ariko ntabwo gukora imibonano. Ntabwo wemerewe kugurutsa ibinyoni. Iyo niyo ni ukuvuga ngo se mwabikoze ku myaka 10. Ni ukuvuga ukuntu bimeze. Iyo ufite imyaka 18 warongora ukubaka ugasabwa ntabwo bishoboka. Umurenge ni 21. Reka mbigusobanurire ukuntu bikorwa. Imyaka iragurwa.
icyo gihe ubukoze forode ntabwo ari forode. iyo ni forode ntabwo imyaka bayigura imyaka iragurwa n'ukuri. Umukobwa ufite imyaka 19 hariyo amafaranga bishyura ageze kuri 20. yemewe na leta se? Yemewe na leta rwose. ibyo bintu biri byo ra ukuri batuye muri comment batubwire. Oya nibyo iyo myaka iragurwa. Rero iyo ntago biba ntabwo bamubwira ibyo byatumye utarongora natwe. banza ahubwo wawe ntarakura iryo tegeko ko nararisomerwa ko buri gihe iyo ugiye amategeko muri comment batubwire. Ntabwo nzi amategeko menshi makeya nyine mwenda yaza ariko urumva muri itegeko uzi mu kazi dukora urumva ryandengera anytime ni mu kazi dukora sibyo akenshi iyo bari gushyingira akenshi badusomera amategeko sibyo iyo tegeko hari wigeze bari gusomera dufite mani na internet hano ngaho ntabwo ndaryumva naribaho reka ntabwo ari forode. hari bose baba bafite imyaka ngo mikeya. Hari impamvu ziba zitandukanye runaka. Izo mpamvu ziba zihari bajya muri comment zigomba kuvuga ko uyu mukobwa ufite imyaka ingana gutya na gutya agomba kurongorwa akubaka. Umugabo afite ubushobozi bura nanone abatuze kubibona. None ndi kwibaza abasore b'iyi minsi iyo myaka ko abenshi muyujuje iki kibura murayujuje kuba muyujuje. Rero reka njye mbakoganira abantu muyujuje sibyo ko njye ntago ndayuzuza urumva ko narayirengeje yaruzuye irarenga wowe nyine urumva. Reka tuvugane mwebwe ari kuburaho yaraburaho kugira ngo ayirenze kugira ngo ayirenze buriya bwarwo n'ubwa famiye ariko niba ushaka kujya kubona ukabona umuntu avutse afite igice cy'umubiri nk'icy'umuntu mukuru bishobora no kuba navuka nyine nk'uko ushaka kuvuka afite ubumuga bwo kugira ubwanwa ari ukuri famiye babubuza bwihuse. noneho urumva man impamvu ubuzima mw'ino minsi burahenze ari ubuhenzi wawe gusa. Reka nkwereke ukuntu buhenze. Ubuzima kuba buhenze ubuzima buhenze ntabwo bisobanura ko aricyo gituma utarongo. Nyine ndaguha point zanjye ndetse nimba tubara reka mbanze nsoze ukuntu ubuzima budahenze. Amafaranga urya wowe urya yabatunga n'umudamu wawe. Urishwase ko nayo mfite uracyafite wenda no kugitaha iwanyu ari iwabo urumva wenda no kugitaha iwanyu ariko none nabango mbizi guteka yarya ugabaye gutatarya unambaye umugabo wa mama unaha mu rugo iwe nabambaye umugabo we kuko imyaka mfite akatanya ni ukuvanga urumva amafaranga urya inzu ryamamo ukubayeho ufite n'umudamu abatunga musi ikintu cyongera mba cameraman acumbikiye reka mbigusobanure sibyo iyo ndimo ndakora ngewe mba ndi gukoresha umutwe umwe ndi gutekereza ndi bukuri 2,000 mba ndi gutekereza nkoresha umutwe umwe ndi gukoresha amaboko 2 n'amaguru 2 ariko igihe ugize umugore imitwe bibaye 2 amaboko ababaye 4 n'amaguru ababaye 4 hari umugore ndabyumva hari n'umugore none uza akaguca amaboko n'umutwe hari umugore atangiye gukoresha igice cy'umutwe cyo washatse umugore cyo washatse umugore n'undi va kunshinga kugora rero mu gihe washatse umudamu aje araza mugafatanya mugashyigikirana mwembi mukazamurana kuruta gushaka umugore wanyemera ngo point z'ukuntu ubuzima buhenze. Ubuzima ntabwo buhenze mu minsi yashize cyangwa mu myaka yashize barajya gato baravugaga ngo nka papa washaka kuguha urugero cyangwa se ababyeyi bakavuga ngo njyewe nashatse mfite imyaka 18 sibyo nyine ashaka kuguha urugero cyangwa abasaza ashaka kuvuga ngo ngiye ku myaka yawe nari magaze gute sibyo ariko ubwo buzima bwarashobokaga icyo gihe kubera ko icyo gihe wabasangaga iwanyu bafite isambu ivana ikarenga hegereye sibyo hegitari n'amahegitari sibyo ku mwana uzi ubwenge uzi kwirwanirira urumva kuko ayo masambu yose wasangaga batanayahinga akaba yafasha agace kiwe akaba ari kugahinga sibyo ejo akabona ayo mafaranga akagura iyo nka sibyo cyangwa ihene urumva
twicaye ngo tuvuge ngo inka kera yaguraga make, niko ibiciro byari bihagaze. Noneho icyari gishoboka bari bafite imitungo, bafite ubwo butaka, sibyo? Umwana akiharika agashakamo iki, ejo akabonamo udufaranga, ejo hajya kubaka, yashaka gushaka umugore cyangwa se wenda hari n'amabara yakoze ku ruhande bakamuha aho kubaka, samutime bakanamwubakira, sibyo? Ubaka akanya uri papa ukimama, no munsi y'urugo iwanyu ho n'ahantu mushobora gutereka ahantu wakura akarima k'igikoni, sibyo? None hari n'umwana wakuriye mu bukode, we yamenye ubwenge waba mu bukode. Urumva ibyo biratandukanye. Reka nkubaze gato, ntugendera kuri icyo ati kugira ngo umuntu yabe yakora umuryango abe yarongora no kuba afite reka tubyite ubukire. Watangiye ngo abantu mungana, ntabwo mwanyumvise igihe ushatse nyine sinanasoza, njye nacyumvise naguciye mu ijambo bihangana nubwo bitaba byemewe. Wavuze ngo abo mungana benshi bamaze kuva mu rungano bararongoye, uretse kuba mungana nabo ukora akazi kamwe, hari nabo ujya uha akazi ndabizi muri bo, ariko barongoye. Ubwo ikibazo kikiri ubushobozi cyangwa n'ikibazo ni icyawe ku giti cyawe? Oya, ku rundi ruhande hari igihe haba ari ubushobozi, sibyo? Cyangwa se mani buriya n'ubuzima twagiye umuntu aba yagiye abona cyangwa abantu aba yagiye ahura nabo cyangwa ubona ibindi byagukanze nabyo tubirebere. wowe warangije kubyumva yatangiye guhakana atarumva. Njye mbaciye mu ijambo, urumva? Kudashaka umugore ni ibintu bibiri, ni igihe cyangwa se n'ubwoba, ni igihe cyangwa se ubwoba. Icyo gihe ntabwo ndi kwemeranwa nawe. Igihe mpamvu ndi kukubwira, igihe umugore wanjye azazira ava hese, ava ahari, bene icyo gihe ntikiragera kuko azahikura utajya kuba ntabwo icyo gihe ariko ni ukubanye nicyo ndi kukubwira. Ikibazo cy'ibintu byose ni igihe, urumva? Ni ukuvuga ngo ntabwo ari ukukwebya ukuntu ugiye kubigusobanura, sibyo? Niba umugore ngiye nzashaka tuzahurira muri bisi, wenda bisi sindayijyamo. Nimba umugore nzashaka tuzahurira muri business, wenda business tuzahuriramo sindayinjiramo. Nimba umugore nzashaka tuzahurira aha wenda igihe ntikiragira mba nahajya. Nicyo nshatse kuvuga, ni igihe kitaragera. Reka tuve kuri ibyo ngibyo. Wenda ku giti cyawe umugore wumva ushaka umeze gute? Niba hari udukurikiye hano ejo azinduke kuri ofisi, njye nta ntuze ngira, njye ntago ngira, ntago njanje ngo nkeneye ahubwo kereka mvuze uwirari ryanjye wese akaba twaganira, ariko mvuze ngo ndashaka umugore w'inzobe. Uwirari ryawe ashobora kuzaza ukumva ni we wabitegereje, wenda muzahuzwa n'irari. Nabyo birashoboka, nabyo birashoboka kandi ndabyemera. Ariko ni ukuvuga ngo baza tubwire waretse icyo kirare tukakihorera, reka icyo kirari tube tukihoreye, dukomeze twiganire ku bindi gusa. Ariko nyine umugore w'inzozi zanjye uko mushushanya mu mutwe nuko mutekereza, ntekereza ko ari umugore nyine ufite imico myiza, umugore ukunda abantu, umugore uzi gukora, umugore uzi kurinda ibyo umugabo yazanye. Niba nzanye 20,000 akamenya ko turi bukoresha 7, ibindi 13 akaba binaze hariya simbizi. Ni urugero, umugore nyine uzi kwita ku mugabo mu bushobozi buke tuzaba dufite. Aho uranyemera ngo akantu gatoya. Yego, abasore bose ko bashaka ngo turongora bafite imico myiza, abasore buriya barayigira. Buriya kenshi abasore twebwe abasore imico tugira, twebwe rimwe n'imwe ushatse umugore irahinduka kabisa. Irahinduka. Utegereje kuzana umugore ukabona guhinduka. Keretse umuntu uzi ko ndi umutari, keretse uzi umuntu washatse umugore ntahinduka. Umujamarega no hano hirya gatoya nk'utundi urutoki wahabona. Hano umucuruzi utuntu k'uduconco na twa medium, urabona kuri
oya wihavuga yashatse umugabo mujama n'umumotari ashaka umugore ariko umugore ucuruza nyine utuntu nk'utwo ako nyine tugenda dukura mujama rero n'umumotari uramuvuze ndamumenye wamumenye mano yarafayitinze uramugore yarafayitinze umugabo we bimeze bite umugabo barambwiye ngo ni kumuguruka gusa byaranze birananirana neza kandi wabuze umugore nk'uriya wowe inde wowe mfite umugore n'abana washushanyije shaka babiri yawe nashaka ariko mfite umugore n'abana bose ntabwo rero imyaka mfite wowe none ngeze imyaka zayibereye mu bwanwa ko gukora mu bwanwa ariko reba n'aka gahanga akasara reba ari intuza aho urareba tugarutse kuri tugatuma tuganira ubundi igihe iyo kigeze iyo igihe kigeze nta kintu n'iki na kimwe kiba wabihindura reka nibyo ndabyemera ariko ndibona kubaza ikibazo dufite ni kimwe eforo ushyiramo kugira ngo icyo gihe ukegere ni iyihe oya abaraka mubwira ngiye kuguha ikibazo ku yindi side sibyo usanga n'abakobwa wenda muwamuteretana babigiramo uruhare ikintu ngiye kukubwira tekereza neza wibuke neza mu badamu bose mwagiye mubana uburyo bagiye barongora uburyo bagiye bashaka hari abo mwabanaga bakayagutyaza inkumi iti sinkitashye ubu igihe kiba cyageze hari abandi ahubwo ngo ati ndatwite hari abandi bavuga ati ndatwite tuza mu rugo n'umujama akajya hari n'abandi uriya uriya mwana ari uwanjye ntabwo bizi akajya akavuga ati ariko ntakundi iyo ariko ibyo rero mwaba waratinze kubazana umuntu yaratinze yego ariko azamushaka igihe nikigera cyangwa ntabwo byari wasanga afite abana ari nk'umupapa wenda uri kunderera abana n'abizi ariko wa mubyeyi we Imana iguha umugisha kunderera abana hanjye nubwo nabizi abagore bose sibyo abasore barakera naho naho nyuma urumva zashaka ese urumva nimba aka kanya nta nurambeshyera bivuze ngo ngende imanzi rudasumbwa pro kinyafrika kinyafrika original rudasumbwa kubera ko nta kizibiti ubu wajya kwerekana kuguye ukakaravuga ati wambwa we wambye gutangiriza leta avuga ati sigaye ihende mbwa isigaye ihende mbwa n'imiri kugurisha naringiye kubahurira bashebuja abandi baraho imihanda no kwikaraga nk'abakobwa tuba dutereta cyangwa umukobwa ujya kumutereta bwa mbere niwe uguha formule umutwaramo ushobora no kuba ufite gahunda yo kumushaka uvuga ati no mukobwa namushyira mu rugo sibyo yambera umugore sibyo ariko kubera uburyo ki mwakubitanye tubyoroshye dukoresha n'ingero wenda tubwire aka experience kawe aka experience kawe oya buretse ya naragiye biranga kubera impamvu buretse banze ngo bwire rega byo renda kubwira ukuntu madamu wanjye twahuye nyine buretse banze ngo umukobwa ugasanga ni umukobwa nyine mwiza w'uburanga sibyo ngo umeze nyine nta kintu umushinja physical urumva ariko ugasanga ni muri ya comment nakubwiraga ku isimbi barabashije ngo urumva ngo niyihe nyamaswa idafite umutwe ugasanga umukobwa ari muri izo nyamaswa urumva afite umutwe se ziba zidafite umutwe ati ngo reka ngubwire ni boro wari wapostinze ngeze ikintu nemera aka kanya ubu twicaye hano umukobwa aramutse ashatse yankunze anyumvishemo yarangiza umugabo we kandi umukobwa abishatse uwo mukunda wese cyangwa ubonetse wese iyo ubwo mbonye ari ubwa mbere yahita avuga umusore agomba mbere umugabo ariko njyewe ndaho nicaye uri kwitesera ku uretse gato nsoza ushaka amatovu mba mbigusobanuriye ariko njyewe umusore ntabwo mfite ubushobozi bwo kuba nabona umukobwa utavuga umukobwa ndamugira umugore ndabikubwira ngiye kubikubwira gute sibyo njyewe umukobwa aramutse ambonye yankunze ikintu cyose buri kimwe cyose kibaho gishoboka cyose yagikora kugira ngo ambone kandi nanjye bya bintu byose uko ari kugenda abikora ni kuri gutekereza ariko ngenda bikubwiye umukobwa yabo reka ngubwire kandi muri za kategori z'abasore bashaka guteretwa nta n'iminsi ntabwo ariko mbishaka ndi kukubwira ndakunganiramo amahirwe kuri ibintu turi kuganira ndakuramwunganiramo ibintu ari kuvuga nibyo urumva uyu kwitanye n'umukobwa ibyo nawe natangiye mvuga umukobwa iyo muhuye ishusho akweretse
niyo ituma umuha role mu buzima bwawe, urumva, either besto, urumva, inshuti, sibyo ya na besto njye oya nibyo ndi kukubwira, urumva, inshuti, urumva, cyangwa se umukobwa wifuza ko azakubera, urumva, mama w'abana bawe mu buzima bwawe bwose. Abakobwa bagira refa kumva ngo kwemeza ko, urumva, ajya mu tubari cyane ngo agira ute bya bintu nyine bimwe bidashinga nyine bikorwa n'amafaranga ariko bitari imico buri wese yifuza. Bagira defa yo kumva ko icyo kintu ari ikintu cya danje, sibyo? Umukobwa uramubwira ati sheri rero wenda mu mwana apanze n'akadiro uvuga ati sheri rero ndi gupanga wenda kugura iki n'iki kizadufasha muri uwo buzima, sibyo? Ahantu ni guteganya uduceri, ubwo nyine umukobwa uruzi ko kureshya yagucisha akakubaza ngo ese bona gutya na gutya bizagenda gute, bigashiduka unamubwiye ukuri ko uba umwizera. Umukobwa akimara kumva wenda uzaba ufite 2M wamubwira ati noneho diru yaraninze, abizi akenshi turatubwizanya ukuri, agahita kuzanira sheri twagiye paperisi, sibyo? ariko ubu ni umukobwa wo kuryoshya, urumva, ntabwo wari ufite uzi ko ari umukobwa ugiye kugufasha nyine muri ubuzima, nyine kugufasha ntabwo tugusabye ngo uterese amafaranga yawe. Uwo udasohokana madamu se, banza wumva cyangwa abakobwa abadamu ko basohokanye benshi, urumva, iyo mwabaga muri kumwe yanywaga sitro, mugeze ati ngiye rero ndanywa noze amarora se tuma amarora, urumva, gushaka kubona amafaranga ukavuga ati rekanyemo gake, sibyo? Kivuguta kirimo rikeri, urumva, mwagerayo agahita akubwira inkoko, kandi sano umujama ari kutubwira yasohokanye n'abakobwa yatetse inkoko mu rugo, somoze bageze mu kabari ngo bashaka brushette, banze kurya ibyo mu rugo. cameraman si cameraman birora yabasubije ngo iki, ahita avuga ati rero ibyo ntabwo byava umwe byeri mutahe, reka nkubaze, none aha twicaye hari abagabo bari kutureba bafite ingo zabo, firigo zuzuye inzoga z'ubwoko bwose, ariko barara kuri kontwari. uzi impamvu? Abagabo benshi hari icyo badafite mu rugo abagiye gushaka mu kabari. Umugabo bashaka umugore kugira ngo akenshi ugende kugira ngo abyare, nyuma yo kubyara ntabwo ari ukugira abyare, Imana arebye ibona tutabaho twenyine ituremera, abona umuntu asharinga nawe ibibazo afite, sibyo? Uzakiganiraho ubutaha, urumva, umugabo umugore kwa ngo bigende ashaka kugira ngo umuryango waguke, noneho n'ibibazo afite, urumva, agira uwo babisharinga, urumva, agira umuntu ntabwo ntuzazane umugore wo kubwira ibibazo byawe, nyine ibibazo afite ubundi niko byakabaye bimera, musharinge ibibazo afite, nataha ananiwe amenya ati ndaganiza uno muntu anduhure n'umutima, sibyo? Noneho urahageze, ukihagera wanze yacishe munsi y'urugi uyu munsi ni 31 yacishe munsi y'urugi, umugabo arataha yaguze kasike mbere yuko ajya kwinjira mu nzu, agashyiramo kasike, urumva, noneho urareba urugi kwa kundi hari ukase, akikinga munsi kuburyo yinjira ahita yora umugore binjira mu nzu, kuko umugore afite iki, kuko atayazanye ikimami, ko atayazanye kumumena mu rugo rwose, nzi ko nimba ruba. Nose abagabo benshi bagera saa 8 bari mu kabari bakora ahubwo wagera uri umusore, ahubwo tujye tukwegera wagera uri umusore, uri gukora iki? Nuko ntawe usanga, nyine nuko nawe nsanga bafite amahoro, bavuga ati ntarebe inama, no kuvuga amahoro, nta muntu ujya kunesha, ufite amahoro uri gusinzira kuri kontwari kandi wishyura inzu irimo matera nziza, kandi uri umusore, amahoro ufite na yahe? Ntabwo na saa 9 ngiye uzanamamagare saa 4, nyuma ya saa 4 niyo umwitaba
ejo yatashye ejo yari inka cya kiganiro hari sanganya ahubwo se wayimpaye ryari ntabwo saa yine njya nitaba telefone kereka twari dufitanye akazi z'ijoro kereka nyifite akazi urumva ari akazi twari turi gupanga nakwitaba ariko ubu nkuguriye icupa saa yine n'umunota umwe wapi tujyajemo icupa ko nageze mu rugo ntabwo bishoboka ntabwo wamamagara ngo uzambone reka tweberanye kuri iki kintu ntabwo abantu bari mu kabari hari abafite ibibazo mu ngo abenshi ni ibibazo mu ngo ngambwira ikintu cyakuraza mu kabari ariko ujanishije nka 70% bafite ibibazo mu ngo abenshi 70% kuko reka nkwereke atari muri diro atari diro yajemo sibyo atari amadiru yajemo wenda tubwe twaje gupanga diru hano mu kabari ya saa 8 abajama benshi bapangira diru za mu tubari saa 8 urumva kuko nagashaka kujya gupangira diru mu rugo umwana anyura hano ndanyura saa 8 ako se ubundi arakubona none saa 8 ntabwo bishoboka none ubundi umugabo ugeze saa 8 umugabo utari mu kabari ubundi ubwo bari gukora iki abafite ibibazo mu rugo ahubwo ari gukora iki cyangwa ari umuzamu mu kabari ntabwo bishoboka uzi impamvu ndatekereje nyine ndi gukurura mu mutwe ikintu umugabo arimo arakora mu rugo ninjoro wenda umugore ndamufite abakozi mu rugo wenda umugore sinzi ko wabona ibiganiro wajya uganiriza umudamu buri mwanya imyaka ingahe gashika none si watahuka naruhuka reka ngwaze wese imyaka uribana nanjye ndetse abana na mama wawe none ni ubwo nyine wowe gusa twavugana iki koko aho ngaho reka nkubwire ubu ngubu maze imyaka 11 niba imyaka 11 nashize iyo myaka 11 urumva reka nyine njye mbigusobanura sibyo iyo ndi jyenyine cyase niyo ndi mu rugo njyenyine cyase ndi kumwe n'inshuti zanjye banumva nta kintu bintwaye ariko iyo ndi ahantu mu kabari mba numva ndahantu hanjye nakabaye ndi ubundi ako kanya wose ngerera ngiye ndi mu kabari mfite ubushobozi cyase ni kumwe inshuti zifite ubushobozi ako kanya mba ndahantu nakabaye ndi ngiye naritaha bari icupa ngarisomera mu rugo bishoboka we warananiwe nawe bakurerera banza ari benshi bakurerera ari benshi oya dushimira abagabo bakurerera sibyo nabo kuramizerwa ko yaragira ikizere yewe ndabayirwe sinigeze nkubagana bakwitegereze barebe no munsi y'amatwi nigeze nkubagana ahubwo baconge sinigeze nkubagana ngendi abo batoranye sha bafite abana basa nawe bagati sha icyo ndagihakanye ariko ngewe icyo nkubwiyo cyo kuba ndi mu rugo ndi kumwe n'umudamu izo saha ahubwo nibyo byankurura amakimbirane mu rugo ayo makimbirane reka nkwereke uziko twebwe abagabo turemwe bantu reba uramutse ufashe agacupa ukagatereka hariya ngiye mugabo ngasohoka mu cyumba neta muri kagacupa kari hariya kameze nabi kurava niyo mvuga nabi bitendukanye abandi ububwirande mbabwira aba bana cyangwa umukozi cyangwa umudamu utari kure ukayishyira ku ruhande uwo mugabo rero ujya gucunga agacupa ko gateretse hariya ntabwo mvuze agacupa ni urugero nguhaye wenda hari igikombe wenda hari isahane wenda hari teremusi wenda hari umaze imyaka 11 muri geto wibana sibyo iryo cupa wise bro uramfogeje yananiranye kera uyize segonda ataha muri geto reka nkwereke uyu nguyu n'umwana naretse gahore yiga he muri segonderi mba muri geto rero nawe arashaje uzo muntu yareze abantu batari kumubona muri bombo urumva cyakora na mukuru we biga segonderi uriya mukobwa urano wenda nyine uriya ntabwo myaka yanjye ariko imyaka yanjye ejo bro imyaka mfite nari ngiye kukubwira kuri iyo myaka umaze muri geto hari umugore se ufite nta mugore mfite hari umwabanye se nese amacupa ugenda yasitaraho mu nzira tuyakura mu nzira nyine ni ukuvuga ngo bitewe umugore amaze kuza ariko ubundi reka nkwereke witurema njye nawe uko tumeze turi inshuti
duhurira ahantu hanaha tugakomeza ubucuti bwacu ugatayo nayo nkatayo iwanjye ibyo birakunda ariko uramutse uduhaye nk'amezi 3 ngo tubane nimba ari bikibizamo ni urugero nimba ari bikibizamo tangira kubwirana nawe abantu babiri yo babana tudefakundi kugira gute na gute biti sabira bara bigakunda wowe iyo uri mu kabari nabana n'umujama se bigakunda no kubana n'umugore byarananiye nawe wikabye no kubana n'abana n'umugore abajama bitewe n'ubushobozi ukodesha inzu y'ijana azana senkani nawe ukazana senkani niba utashobokana kurya wenda urugero umwe akazana agafuka k'umuceri akazana kakawunga ibya bindi byatemye abasore ikibazo afite we niba utashobokana n'umugabo n'umugore washobokana n'umugabo njyewe nawe dushobora kuba turi inshuti mu buzima busanzwe bendi n'inshuti magara ariko twamara kubana ibintu bigahinduka atahabwije gutya na gutya amafuta akaba menshi unyambara ipantaro unyambara ikote ukoze ibi n'ibi kuburyo rero n'umudamu n'umukobwa umukunda ari inzobe ukamuharara ubona ari inzobe wamara kumugeza mu rugo ugatangira kubona yari igikara iyo ugatangira kuba impamvu no kumurambirwa n'ikindi iyo utabana n'umuntu ari inshuti yawe sibyo biba bitandukanye n'igihe mubana iyo ubana n'umuntu utangira kubona ibintu utudefo runaka utari wigize nk'umwanya urumva utwo tudefo nitwo tubateranya eyita aragona wenda urabyanga ararahekenya amenyo wenda urabyanga nahabwije so bikunda sikwa nakureza sibyo sometimes nyine ari n'umuntu ugira n'umushiha urumva kuba wenda tuvuge nk'umukobwa dukundana ushobora kuba yaza kundeba sibyo utangira no kubona ari mubi yose yayahishe sibyo iyo mubanye icyumweru cya mbere yabihisha sibyo ariko amezi 2 ntabwo bya bintu abihisha kuko akenshi aba nabizi ibintu wanga uhita utangiye kubona inengeze mbi ugatangira no kubona abafite inziza kandi ikindi rero niyo mpamvu hari ibintu njya ugomba kujya kunywa icupa mugabo we naguteresa uri umukobwa uri maneke mugabo we reka naguteresa uri maneke sibyo ibintu bisenya nk'ingo z'abantu naguteresa uri maneke urumva ugeze mu rugo uragenda ungana ba full package sibyo ibyo bintu uri kuvuga umenye ko bazabibika igihe kizajya oya naribi ni ibintu byumvikana babibike urumva nimba naraguterese ukagenda ukangana uko nyine size nakundaga sizonye gifite aka kanya ukeka ko cyagiye ngutereta n'inyo ko ari za size rose umutima nakundaga za size waragiye ikintu wakunze kuva kera cyaragiye reka dusubira n'abagana no ku musozo kuri iyi ngingo buri wese mubaze akantu kamwe ubundi tugane ku musozo sibyo kamere kwa Sajo wenda turi kinye nyine byari bya burage cyangwa se tugire burage zerekeza ku kuri ikintu cyatuma uvuga ngo fasha umwanzuro wo kurongora cyabiki ikintu cyatuma uvuga ngo fasha umwanzuro wo kurongora rero ikintu umurozi kereka apfuye wamunganye siwumva wa mwana nareze siwumva reka twemere ko yapfuye noneho dufata umwanzuro urumva ngo yapfuye turanamushyinguye rest in peace umurozi buriya buri muntu wese aba afite intego ziwe bro nimba aka kanya hari ibintu nyiri kubaka nshaka ko bibanza bikaraninga bavuga ati either waka kanya umwana agiye gukura mu rugo iwawe yari afite ukuntu abayeho neza sibyo ese nimuzana mu buzima bwanjye arabahati sibyo banza gukemura icyo kibazo urumva nimba wicara kuri konti yawe sibyo uzi ko ari 0 bijya 0 urumva ku imyaka 11 ukayimara ari 0 sibyo konti yawe urazana umugore urumva umugore nta kibazo nta n'ikibazo ateje buriya kuko umugore nawe yanahiga akabaho sibyo ariko hari undi muntu ugiye guhita uzamo wa gatatu umwana utunga umwana rero ni nko gutunga imodoka ya wa muntu wazanye umugore w'inshuti yacu urumva umugore umanuka no kusesereza abantu urumva ugomba kwicara ugati ngomba kwicara nyafite ku ruhande adakorwaho sibyo
icyo kibazo warangije kugikemura urumva washaka umugore ikibazo kiracyari cya kindi harya ndongera nsubire mu kimbaze impamvu yatuma uvuga ati none amfashe umwanzuro wo kurongora impamvu ya mbere amafaranga niyo ya mbere, sindi buvuga umubare ariko amafaranga niyo ya mbere bitewe nuko nshaka kuvuga amafaranga ugasanga hari undi uyafite utararongora kandeba akinyuza akavutire ariko amafaranga wayaguhasha amafaranga niyo ya mbere yibanze. Ubundi ikindi ubwo muntu akaba ari ngeri ruha mbere ko uruho muntu ko nta kintu nifuza kuzashaka umugore nkunda kuruta uko nkunda we urukundo rw'abasikamu bro ntacyo ngewe niyo mpamvu ngiye nkamukunda nkabanza nkamukunda nkabyiyumvamo ko mukunda nkabyiyumvamo n'ubundi ntabwo uzashaka narangiza nkamushaka we ntabwo uzashaka umuntu adakunda nicyo nta bibaho amafaranga n'urukundo ntabwo bibaho ni bake cyane abo ni babandi bavugaga ngo ndatunga sibyo we ko yarebye akabona umubebe afite amafaranga sibyo none se iyo wateye inda umukobwa ukamukunda kandi uko bigarutseho wumva indahiro nyinshi ugiye gusubiza bya bintu bavuga ngo ugasanga umuzanye ngo ari sayizi ejo ugasanga yabaye ujya wumva indahiro barahera mu rusengero ndazumva reka dore ko mu murenge ndabizi wayifashe mu mutwe zirandahiro dusubiriremo ntabwo nazifashe mu mutwe neza ariko genda yigusiyeho nayifashe mu mutwe yaba arwaye ngo yaba ari muzima yaba akenye reka dore ko mu murenge abantu nibyibe mwana neme nagato jewe Kinyafurika original nemeye ko kanaka oye nemeye ntagahato ko kanaka agiye kumbera umugore cyangwa umugabo muke uyobwo ngende umugabo urumva agiye kumbera umugore urumva tukazabana oya tubyemejeza nyuma yaba arwaye yaba ari muzima yagiye niyo mu rusengero ari mu rusengero no mu murenge ntabwo nazibuka neza ariko tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya repubulika abiteganya wabyumvise icya mbere nemeye nta gahato urumva reka tujye mu rusengero oya buretse gato ako kantu ushyizemo nta gahato irandahiro yo ku murenge umumaro wayo uzi wariwo yo ku murenge uzi wariwo nyine umumaro wayo urawuzi nta n'umuntu ubaho ku isi utawuzi uriya mumaro ni nka siranse n'ubwishingizi ubafasha biba bivuze ngo ukwizerana ni gute uba wiziritseho umuntu ukwizerana ni gute ejo uzahinduka bro reka tunyuremo gato mu rusengero yo ku rusengero ntabwo tuzabana mu byiza no mu bibi urwaye cyangwa uri buzima tubyaye tutabyaye bagasubiza ku ijambo rivuga ngo tuzatandukanywa n'urupfu noneho baragira ati niba ubyibushye ntandukanye abandi ubaze wabaye urupfu kangahe ntabwo wakabara iyo mu byo naremewe ntabwo mu nshingano mfite ku isi ntabwo mfite inshingano zo gutandukanya abantu ariko reka nkubwire ni uguhuza abantu umugabo nta n'umwe ntabwo uraba urupfu nawe ugiyeho umugabo urumva mukomerezaho uretse umusore cyangwa umugabo urumva utinyuka umugore w'umugabo urumva mu rugo baranambujije urumva uwo muntu mva ngo bwire mu rugo barambujije abakoze icyaha kitanaho umva umagambo bakoresheje nabo umuntu bamurema umva amagambo bakoresheje mu rugo bambuze bakubuza kugira gute kuryamana n'abagore bubatse n'abagore bubatse ingo ariko abagore batubatse nta kibazo nabyo biba ari ibindi kuko nyine wenda bitewe n'amaraso ashyushye nuko tuba twiyumva n'ibyo tubona nuko tumeze nuko dushobora kuba birashoboka urumva ariko nimba uri umusore uri kumva ugatinyuka gufata umugore wubatse afite umugabo urabizi ugatinyuka ukamurongora ukamujya mu maguru ijambo rimwe tera umwaku nacyo kintu kibaho n'umuvumo nta n'ikintu wongera gufata mu ntoki ngo gifate na Bibiliya iravuga ngo amafaranga ufashe
abagore barakasi gusambana ni icyaha igihe byagenze gusambana buri uryamanye n'umugore hari umujama w'inshuti yanjye, reka nguhe urugero. Hari umujama w'inshuti yanjye, urumva, hari umujama w'inshuti yanjye akina muri Bugesera, ariko yavuyemo akinaga muri Bugesera. Yigeze kuza kunsura mu rugo, none ageze mu noneho ageze mu rugo ndamuganiza amubwira ko ibyo bintu ari bibi. Nabutse ibyo bintu ni bibi, uramenya utazibeshya. Umugore ubana n'umugabo, iyo ukoze iryo kosa ibi n'ibi bitangira kwanga. Ako kanya ibintu umuhungu yankoreye ntibyatinze, nta n'iminota ingahe yaciyemo yama n'umugore w'abandi. Buri gihe yarambwira akanguti nimba ari cyo kimbabaza, iyo nkubitanye n'umugabo w'uriya mugore mba numva ngize agahinda, mba numva mbabaye, kandi base banamwirukana ntiyanatinze. Hari ikibazo yarahashije gusa nk'iyo message abasore bari kubiyumva. Oya bayumva no muvumo ikintu kibaho abantu bari inyuma ya kamera ari content. Ikintu kibaho nuko igihe cyose uri umusore ugomba kwirinda umugore w'umugabo. Ugomba kwirinda umugore w'umugabo. Reka rero dusoreze kuri aka kantu, sibyo? Dusoreze kuri aka kantu. Kumva nk'ibintu muvuze byose, uwashyira nk'umukobwa hano aravuga ati reka da turagumiwe, kutarongora abagabo ntimushobotse, kutarongorwa ibintu tujye tugumirwa, murakiza bana ku ishuri. Ni ukuvuga ngo wenda uko bimeze, wenda ubu ngubu uko bimeze byarahindutse koko. Uko papa bashatse siko tuzashaka, natwe uko tuzashaka siko abana bacu bazashaka. Nyine bigenda bihinduka, kandi natwe naho rero tubigiramo ni iterambere n'igihe, sibyo? Biragoye ko yarahindutse ariko ntacyo twahindutse ntacyo kugira ngo bitaza kuba impaka ndende kandi turi kugana ku musozo. Ngeke ndi kukubwira, urumva, ngewe inzozi z'umukobwa nshaka simbi kumubona. Sinifuza gushaka umugore rwose ufite amatatuwaje yuzuye umubiri wose, ariko ntabwo umwana wanjye afite gahunda yo kuzatamira amabere yuzuye amatatuwaje. Ibyo ntibibaho. Sinifuza ko umwana wanjye azakikirwa ku bibero byuzuye za tatuwaje. Oya, siko mbyifuza. So rero sinifuza kuba nabana n'umugore ufite inzara zigera aha ngaha. Kujya gusoza ugatubwira amatsiko, nta mukobwa murasohokana afite tatuwaje? Nyine abana abandi binuza nyine pembeni turasohokana, ariko si inzozi zanjye, si n'ibyifuzo byanjye, ni irari ryanjye. Ikibazo ndakubwiye Reka babwire, sibyo mukunda kubona nk'abantu wenda nk'abazungu benshi bagendana n'abantu bafite amatatuwaje, ukibaza kubera iki ise muramo. Buriya impamvu abantu benshi bakunda abantu abarasta, urumva, akenshi umuntu utinyuka akishyiraho tatuwaje agaragaza uwo ari we, urumva, aba yagaragaje uwo ari we nta hantu aguhisha. Ariko bano bajama bambara utuboro tw'udusuti, bano bajama bambara udusuti Mperutse kubica bigacika. Baritazari. Uravuga Baritazari? Ni kwatiri mu bera shano turi neza. Bari abajama nibo babi, urumva, kuko yambara uruhu rw'intama kuko ari ikirura. Ariko njye nidukubitana, urumva, ronda ko bwati biravamo si bivamo. Sibyo? Uriya mujama iyo niyakuriye twako twebwe tavuga ngo kujya boro. Iyo akwibye ntaga gutungura, urumva ntaga gutungura, urumva, uravuga ati n'ubundi nagesha mbonye nyine narabitekerezaga. Reka rero tugere ku musozo, ariko nagira ngo Fabio abereza kudusoreza. Dushobora kubiganira gutya ariko ugasanga rimwe watebyaga cyangwa se wabeshyaga, ariko hari inama ushobora kugira abadukurikiye, kuko ngira ngo urubanza bari muri iyi minsi ababyeyi bari kwicwa n'agahinda kubera abasore inkuru badashaka batikoza kubereka abakwe n'abakazana. Ushobora gusanga zari buraga, ariko ushobora kugira inama abantu muri rusange kuri iyo ngingo. Ntabwo nsobanukiwe neza ibintu mbajije. Ndimo ndakubwira, ushatse wava hano wowe wa mukobwa nabona. Kuki hatuma umukobwa agenda? Niwe uri gutuma utumva, reka nibibareze mucyo. Nabona ni ukuvuga ngo
n'ubu nyine twabiganiyeho gutya ariko hari abamama hari abapapa hari abantu bafite abana rwose bifuza kubona abakwe n'abakazana bakabona n'abuzukuru ugasanga ugasanga abasore ntabwo babikozwa tubagiriye ihe nama kugira ngo abe aricyo duhita dusorezaho shaburo bari ababyeyi rero nta nama yindi wabagira ndi kuvuga urubyiruko kugira ngo ababyeyi bareke kuza umuntu wabonye bamenya adashaka akabona tukota adashaka akabona papa Sava adashaka afite amafaranga na muzehe Clever n'abandi bose urumva ukeka ko ari inama wamugira ariko bari dekaraye Clever ari dekaraye ati ngiye nirinze abakobwa urumwe kubwiraga harimo abari aho ngaho bidekaraye tudakwiye kugenderaho niyo mpamvu ati ngiye nirinze abakobwa kuva ndi ingimbi so ku myaka 50 bari azabashobora oya inama wenda twagira urubyiruko sibyo cyangwa abagenzi bacu ni yicare abanze amenye ashaka iki sibyo ese yifuza kuzabana n'umuntu umeze ute hari n'udafite intego jewe nifuza ko nabana nawe umutwe wanjye ndamwumva ariko sindamubona oya nako arahari noko bitaremeza oya arahari urumva hari agasore kari kumuguhera wari kubasanga ari agasore kari kumuhake mukoramo akazi urumva rero numara kumenya ngo nshaka iki umenye se noneho ibisabwa namara kumenya icyo ashaka azatangira gushaka ibisabwa urumva abone kuvuga ngo noneho bikabe nakwidekarara noneho nzane wa mugore nashakaga ababyeyi bo icyo twababwira hari n'abasore ngo basigaje amasore bagenzi babo kandi tubona ngo ari abajama ikibazo ibyo twibitindaho babanza ababyeyi bo bamenye ko abahungu ari bazima. Inama wowe wabagira ni inama festival nyine no kumenya icyo ushaka icyo ari cyo. Nimba ushaka umugore umenye ko ushatse umugore, anakuba ngo ushatse umugore uzanye umwana w'abandi uje kumugora, uje kumurushya, uje kumubera ikibazo, uje kumutahiraho amajoro, uje kumubangama, uje kumubera ikigeragezo. Nimba ushaka umugore menye nyine ko ushaka umugore, kandi ikindi niba wubatse urugo umenye ko ubatse urugo, ubaye umugabo unavuye mu basore. Abasore dukora ibyo dushaka igihe dushakiye, ariko ibaye umugabo ntabwo ukora ibyo ushaka igihe ushakiye. So rero inama yanjye ni ukumenya icyo ubaye cyo ukamenya n'aho uvuye. Inama yanjye niyo. Jase Clever, mbashimire ko mwitabiriye iki kiganiro. Wenda yari nka debate, ushobora gusanga aho twayobeje abantu cyangwa se twabwije ukuri, ariko umuntu wese uzi ko yavutse azi impamvu yavutse nuko se na nyina bahuye, azabazi n'ibyishimo bageze kugira ngo bamaze kubabona. Urese Paulo ntabwo yari azi aho yavuye. Paulo yavuze ngo iki? Ushaka umugore ni byiza, urumva, ariko utamushaka ntabwo ariho. Ntawe yashatse se? Ntabwo yashatse. Yabwiye iki ko ari byiza? Paulo ntabwo yashatse. Ndabwiye iki ko ari byiza? Mwaryohewe. None se urambaza ndabizi ko akohera kibaza impamvu ibintu byo muri Bibiliya mubwire anytime n'undi munsi. Umuntu wo muri Bibiliya ntuzi situation yarageze, ntuzi ko ari yimereye. None se abwirwa n'iki situation ngo ngiye abaze ko ari byiza byari bihagije. Yari afite umugore ariko umugore babanye nabi, ariko akibuka ko bigeze kubana neza, ahita azatandika biriya. We never know. Ibintu byose kuba umugore ari mwiza, reka dusoreze aha ngaha. Murakoze cyane.